data bavandimwe baganda bange mwebwe mukunda ijambo ry'Imana kandi mwanejejwe no gutanga uyu mwanya mwe abagala ikigambo cya Katonda ate abasanyuso kuwa ekisera kino reka nezezwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu kasanyuko kubani okalamusa ko munyeri ya Yesu kandi reka dufataniriza mwe gushimira Imana ate katupasakanyizamo kwebaza mukama kubgaya materaniro meza Imana iduhaye kumwana runo mukama rwatuwadde Imana iduhaye umugisha wo kumara iminsi myinshi turi imbere yayo mukama atuwadde omukisa kumara ennaku nyingi nga tuli maso kandi nejejwe no kubakira muri uyu mwanya ate nsanyuse okubaniriza mu kifo kino ndabifuriza umugisha w'Imana mbagaliza omukisa gwa Katonda tugiye kureba ibyigisho bitandukanye nikola ebyo kuyiga ebyenjawulo ariko ndifuza ko dutangira ku cyigisho nataniye ku cyo kuyiga nifuza gutura umuntu wese waje hano uyu munsi cyenjagala okusibira buli muntu yene yaze ono lwalero icyo gisho tugiye kureba tugenda okulaba kiri buze kuba ari icyigisho kidufasha gufata umwanzuro kiba kuyiga ekituyamba okusalawo kandi tugomba gufata umwanzuro mwiza ayite okusalawo kulungi kugira ngo amateraniro azarangire duhawe umugisha okungana rugendo okugwa tufunye omukisa kandi n'amaherezo tuzahabwe n'ubugingo ate buhoraho kunkomero tufene obulamu obutagwawo reka mbere yuko dutangira gusoma ijambo ry'Imana natanya kusima kigambo cya Katonda reka twicishe bugufi mu mutima maze dusenge katwetowaze mu mutima tusabe Mana yacu idukunda cyane Katonda afe atwagala ennyo nyir'ubushobozi bwose kandi nyir'ububasha ayina obuyinza bwonna n'obusobozi bwonna twebwe abana bawe tunejejwe no guteranira imbere yawe abaana abo tusanyusa olw'okunganya mu maaso go turagushima kuko uduhaye uwo mugisha tukwebaza kubanga otuwadde omukisa ogwo tuzi neza yuko tutari tubikwiriye aye tumanyi tubaye tubisaanira kubera yuko twakoze byinshi byangwa n'amaso kubanga yawe twakola bingi byokyawa twishe amategeko yawe twamenya amateeka ago kuza imbere yawe ntabwo ari uburenganzira dufite okujja mu maaso go si ddembe lyaffe ahubwo ni umugisha uduhera muri naye Yesu mukisa gw'otuweera mu Yesu turabigushimiye uhabwe icyubahiro tukwebaliza oweebwa ekitiibwa tugushimiye aya materaniro tugiye kukurikirana muri iyi minsi tukwebaziza olw'okungana tugenda getambula nalo mu nnaku zino turagusabye ngo uzayaduheremo umugisha kusaba otuweeremu omukisa uzaduha umwuka wera otuwe omwoyo omutukuvu yaba twebwe abazavuga ijambo ryawe obaffe abagenda okugera ekigambo kyo yaba bazajya baza buri munsi kurikurikirana oba abagenda okujja buli lunaku nga bagoberera twese uduhe ibyiringiro byo kuzaba mu bwami bwawe fenna otuwe essuubi ery'okubeera mu bwakabaka bwo ngaho tuyoboresha umwuka wawe wera kulembere n'omwoyo omutukuvu tubisabye mu izina rya tusabe mu Yesu linnya lya Yesu amina amiina nshuti bavandimwe mikwano abaagalwa ndagira ngo dutangirire ibyigisho byacu nga tutandikire ku byokwiga byaffe ku magambo tugiye gusoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ebigambo tugenda okusoma mu kitabo ky'ebyomu mirembe ekyokubiri turasoma mu gice cyaho cya 14 tusoma mu ssuula ey'ekumi ariko turasoma no mu gice cya 15 tuyasoma ne mu ssuula ey'ekumi reka dusome duhereye ku gice cya 14 tugenda kusoma nga tutandikidde ku ssuula ey'ekumi kandi tugiye guhera ku murongo waho wa mbere ate yatandika kulinyirwa luliwo olwo olusookera ddala ariko umutwe w'amagambo yanditse kuri icyo gice omutwe gw'ebigambo gulya ndikuda kugamba uravuga ngo Asa aterwa n'abanyetiyopiya Asa ng'alumbibwa Abaesiyopiya atakambira Uwiteka aramukiza n'akaabira Mukama n'amulokola reka dusome duhere ku murongo wa mbere tandikire ku linnya olusooka Asa akora ibyiza bishimwa n'Uwiteka Imana ye Asa n'akola ebirungi mu maaso ga Mukama kuko yakuyeho ibicaniro by'ibinyamahanga kubanga yajjawo ebyoto by'abamawanga n'ingoro agasenya inkingi z'amabuye bubatse n'embiri n'amenyaamenya byonna bye baazimba agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Shera bibajwe n'atemaatema era n'asaanyawo ebifaananyi by'abasera bye baabajja maze ategeka abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasekuruza n'alagira abayuda okunoonya Katonda w'abajjajjaabwe no kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse n'okukwata amateeka ge n'ebiragiro bye kandi akura mu midugudu y'Ubuyuda yose era n'ajja mu bibuga byonna ingoro n'ibishushanyo by'izuba ebifaananyi n'ebifaananyi bya Katonda njuba ubwami buturiza imbere ye obwakabaka ne buteerera mu maaso ge hano tugiye kureba uburyo umwami Asa tulabawo kabaka Asa igihe yari amaze kwima ingoma mu mu Buyuda kiseera kye yari amaze okulya obwakabaka ukuntu yakurikiranyije ibintu engeri gye yaddiringanya ebintu kubera yuko olw'okubanga mu bwami bw'Abayuda mu bwakabaka b'Abayuda abami bamwe bagiye babuyobora bakabaka abasinga bakulemberanga bagiye bayoboka Imana basangamu Katonda ekitiibwa abandi bagiye bagandira Imana abalala bajeemeranga Katonda Asa
asa rero ni umwami wubashye Uwiteka. Kabaka yasamu kabaka katonda ekitiibwa. Kintu cya mbere tubonye muri iyi mirongo itatu tumaze gusoma. Ikisoka kitulabiye mu nyirizi nesta tumaze gusoma. Tubona yuko asa maze kujya ku butegetsi. Tulabiyemo asanga amaze okulyoba kabaka. Yakoze ivugurura rikomeye cyane mu by'umwuka. Yakoze okudda obujja mu by'omwoyo. Maze asenya ibishushanyo by'ibigirwamana. Namenyawo ebifaananyi bya bikatonda ebyo. Arangije azana ategeka abantu gushaka Imana yabo. Yamana aragira abantu kunoonya katonda wawe. Icyo kintu nicyo yabanje gushyiramo imbaraga. Kubera ko tugiye kureba ibindi bintu yagiye gukurikizaho. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere maze tugeze ku murongo wa gatatu. Tandika ku linyo lusooka lwakatukulo kusatu. Asa akora ibyiza bishimwa n'Uwiteka Imana ye. Asa nakola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi kuko yakuyeho ibicaniro by'ibinyamahanga. Kubanga yajjawo ebyoto by'abannagwanga ni ngoro agasenya inkingi z'amabuye bubatse. N'ebifo ebigulumivu n'amenya empagi n'atematema ne ba agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Shera bibajwe. Hano urumva yuko Asa wanawuliranga Asa yakuyeho ibishushanyo bibajwe. Yajjawo ebifaananyi ebibajje. Atema ibigirwamana bari barubatse. N'atema bikatonda ibali bazimba. Ingoro zose z'ibigirwamana arazisenya. Embiri zonna ez'ebifaananyi n'azimenyawo. Umurongo wa gatatu uravuga ngo Nyosa tulugambye nti maze Asa ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasekuruza. N'alagira Yuda okunoonya katonda w'abajjajjaabwe no kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse. No kukwata ebiragiro bye n'amateeka. Rero iki kintu ndifuza ko aricyo tuza gushingiraho cyane. Bino njagala tunywererako ennyo. Kubera ko natwe muri iyi minsi tugiye kumara mu materaniro. Kubanga nemwe nakoze tugiye kumara mu rukungana naffe. Ndifuza ko natwe cyatubera igihe cyo gushaka Imana y'abasekuruza. Negomba naffe kitubere ocyo kunoonya katonda w'abajjajja. Reka turebe ikintu Asa yakurikijeho. Tulabe Asa kiyazzaako. Umurongo wa 4. Olinyo lw'okuna. Kandi Asa akura mu midugudu y'Ubuyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izuba. Era Asa najjawo mu bibuga byonna ebya Yuda ebifo ebigulumivu n'ebifaananyi by'enjuba. Ubwami buturiza imbere ye. Obwakabaka ne butereera mu maaso ge. Kandi Asa yubaka Ubuyuda imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye. N'azimba ebibuga ebiriko enkomera mu Yuda. Kuko igihugu cyari gituje kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye. Kubanga ensi yali eteredde so teyalina ntalo mu mwaka ejo. Kuko Uwiteka yari yaramuhaye ihumure. Kubanga Mukama yamuwa okuwummula. Kuri uyu murongo wa 5 kunyiri runo olw'okutaano tubonye ikintu Asa yakurikijeho kurarikira abantu gushaka Uwiteka. Tulabe ikintu Asa kiyazzaako okutegeeza abantu okunoonya Mukama. Hano bavuze yuko yubatse imidugudu igoswe n'inkike i Buyuda. Wano batulaze nti yazimba ebibuga ebyetooloddwa enkomera mu Yuda. Ni magambo bigambe birala yubatse igihugu yazimbe gwanga maze aragikomeza naginyweza. Reka dusome umurongo wa 6. Somo linyolo omukaga. Yari yarabwiye Abayuda ati kubanga yagamba Yuda nti nimuze twubake imidugudu tuzimbe ebibuga bino tuyigotesha inkike z'amabuye n'iminara tubiteekeko bugwe n'ebigo dushyireho inzugi z'amarembo enzigi n'ebisiba zikomezwa n'ibihindizo. Igihugu kiracyaturiho ensi ekyali mu maaso gaffe kuko dushatse Uwiteka Imana yacu. Kubanga tunoonyezza Mukama Katonda waffe turayishatse tumunoonyezza nayiduhaye ihumure impande zose naye atuwadde okuwummula enjuyi zonna nuko bubaka bafite amahoro. Awo ne bazimba ne balaba omukisa. Icyo kintu cyo kubaka igihugu ensonga y'okuzimba ekibuga maze igihugu bakagiteza imbere eggwanga ne batwala mu maaso bakubaka igihugu mu buryo bw'iterambere ne bazimba eggwanga mu ngeri y'enkula y'ebigenda mu maaso kubera yuko gushaka Imana kwabo bakunoonya Mukama kwabwe kwari kwaratumye Uwiteka abaha amahoro. Kwayatya Mukama kwawe emirembe. Nta muntu wabateraga teri muntu yabalumbanga kubera yuko babanjije ikirusha ibindi agaciro. Kubanga banonye ekisinga ebinjo muwe. Tujya twibuka iby'umwami bita Salomo. Tujjukira akabaka ayitibwa Simoni wa Simoni. Imana yamuhaga amahirwe yo gusaba Imana ikintu kimwe. Engeri Mukama gyamuwa omukisa wo kusaba ekintu kimu. Salomo yaravuze ati njyewe ndi umwana mutoya. Ndi mwana muto. Kandi sinzi yo biva niyo bijya. Kandi dore wangize umwami w'ubwoko bwawe bukomeye. Wamfula kabaka we gwanga liri amanyi. None uha umugaragu wawe umutima ujijutse. Owo muddu wo umutima ogw'amagezi. Kugira ngo mbashe gucira ubwoko bwawe imanza zitunganye. Kusalira eggwanga lyo eggwanga omusango gw'ensonga. Imana yaramubwiye ngo ubwo udasabye ko abanzi bawe bapfa. Ngabo tasaye balaye bo kufa.
bugagga kandi ukaba udasabye ubutunzi ndasaye bugagga ahubwo ukaba wisabiye ubwenge banga wisabide magezi ibyo usabye nzabiguha byosabye njabikuha kandi nibyo utasabye ate nibyo utasabye nabyo nzabiguha nabyo njabikuha mwisi nta uzakurusha ubutunzi ajya kusinga bugagga kandi nta uzakurusha n'imbaraga ajya kusinga namanyi ibi byerekana iyo umuntu abanjije ikintu cy'agaciro bino biraganya umuntu wasoka ikintu cyo muwendo iyo umuntu abanjije ikintu cyiza umuntu wasoka ikintu ekirungi n'ibindi bintu byose bimugendekera neza bitambula bulungi murabyuka ko ari n'isomo mugikamwe cyawandikwa iryo Yesu yavuze ngo Yesu cyagamba nti nimushaka ubwami bw'Imana munonye bakabaka wakatonda no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa urumva yuko iyo umuntu apanze ibintu uwo muntu wapanga ibintu maze akabikurikiranya neza nabigoberaganya bulungi ibintu byose bimugendekera neza mu gihe Asa yararikiwe abo yayoboraga sera Asa yagamba okugamba bya yakulembera kugira ngo babanze bashaka Uwiteka banonye mukama icyo ngicyo akabashyira ari cyo ashyira imbaraga ntabanzirize kukubaka igihugu narasoba kuzimba gwanga kugira ngo ubuyuda burute wenda andi mahanga ubuyuda bushinga amahanga amanana ahubwo akabanza kubararikira gushaka Imana nasoka kubayita kunonya mukama n'igihe yaragiye kubaka igihugu nise cyaragenda kuzimba gwanga Imana yamuhaye amahoro mukama yamuwe mirembe ihagira igihugu kimutera wali wagwaga lya mulumba maze bubaka bafite amahoro bazimba nga bayine mirembe rero ikintu cya kabiri Asa yakoze cyo kubikiya kola Asa nukubaka igihugu kuzimba gwanga maze akagikomeza nalinyweza reka twumve ikintu cya gatatu yakoze umurongo wa 7 ulinyo rwo musamvu kandi Asa era Asa yari afite abarwanyi batwara ingabo yari neje ryatwaranga ebyo engabo n'amafumu ababayuda 5,000 abava mu Yuda ubusirivu busatu n'aba Benyamini batwara ingabo n'abafite imiheto 2,000 n'abava mu Benyamini abakwatanga engabo nibananura emitego ubusirivu bubiri n'inzovu 8 mu 18 abo bose bari ingabo z'intwari zifite imbaraga abo n'abasajja bamanya bazira iki ni ikintu cya gatatu gikomeye ikintu cyo kusado cyamanya hano ho hagaragaza ko ubwa gatatu walagande cyo kusatu umwami bita Asa kabaka Asa yubatse igisirikare yazimba amaje maze arangije aragikomeza naganyweza arangije ashaka intwaro nanonye byo kurwanyisa kandi ashaka izikomeye nanonye abyakose by'amanyi ibi ngibi n'abandi bantu bajya bayobora ibihugu barabikora n'abona bakulembera amawanga ariko abenshi bashyira imbaraga mu kubaka igihugu bagashyira imbaraga mu kubaka igisirikare ariko kugira ngo ubone umwami kugira ngo ubone umutegetsi ushobora gushyira imbaraga mu kurarikira abaturage be kugira ngo bashake Imana ibyo ngibyo ntabwo bikunda kubaho ibi rero nibyo Asa yarushaga abami benshi mbese tubonye ko Asa yakurikiranyije ibintu yabanje gukura ibigirwamana mu Buyuda arangije akura ibigirwamana byose n'ibicaniro byabyo mu Buyuda arangije ararikira abaturage bose kugira ngo bifatanye nawe mu gushaka Imana icyo nicyo yahereyeho icya kabiri nuko yubatse igihugu acyubaka n'ibikoresho bikomeye akinga inzugi zikomeye maze igihugu rwose aragikomeza ikintu cya gatatu yakoze ni ukubaka igisirikare maze gashaka intwaro maze igihugu kikagira igisirikare gikomeye reka turebe rero ku murongo wa 8 igihe Asa yararangije ibyo bintu byagenze umurongo wa 8 Buke Zera w'umunyetiyopiya aramutera Zera w'umunyetiyopiya natamutabara afite ingabo agahumbagiza n'amagare 300 ngali neje akakadde n'amagari 300 aza imaresha najya emalisa nuko Asa ajya kumusanganira aho Asa nafuruma kumusinkana bateza ingamba mu kibaya cya Zefata imaresha nibasimba enyirire mu kiwomvu Zerefa maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye Asa nakabira mukama Katonda we ati nayogera nti Uwiteka nta mutabazi utari wowe mukama te wali muyambi akwenkana gwe uvuna abanyantege ngiye kubakomeye wakati wabalina abatalina abalwanyi abangi udutabara Uwiteka Imana yacu n'abatalina amanyi tuyambe ayi mukama Katonda afe kuko ari wowe twiringira kubanga tukwesiga kandi duteka igitero mu izina ryawe ne muri nyalyo
mututabalidde Uwiteka ni wowe Mana yacu ayi Mukama gwe Katonda affe ntiwemere yuko waneshwa n'umuntu omuntu yenna aleme okukusinga iyo dukomeje gusoma iki gice tusome sureno tubona yuko uyu mugabo bitwa Zera w'umunyetiyopiya turaba omusajja ono ayitibwa Zera w'umunyetiyopiya nubwo yarafite ingabo nyinshi ziruta iza Asa nubwo yayina amajje agasinga ga Asa nubwo yarafite intwaro zikomeye kurenza za Asa yayina ebyo kulwanyisa ebisinga bya Asa ariko kubera ko Asa yari yarashatse Imana niyo kubanga Asa yari yanonya Mukama kubera yuko yari yararikiye abaturage be gushaka Uwiteka kunonya Mukama nubwo ingabo za Zera zari nyinshi cyane ariko ukomeje gusoma iki gice ubona yuko umwami bita Asa yatsinze Zera arangije ibintu bye arabinyaga maze bigaragara ko rwose umuntu ugiye mu ruhande rw'Uwiteka atamutererana rero nshuti zanjye bavandimwe iki kintu ndifuza kukibararikira cyane kandi hari amagambo nifuza kubasomera agiye kudusobanurira aya magambo tumaze gusoma neza amagambo tujye gusoma ari mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami kandi ari ku cyigisho cya 8 cyitwa Ubuhakanyi bw'ishyanga haranditse ngo wandikidwa nti ukwizera kwa Asa kwageragejwe bikomeye igihe Zera w'umunyetiyopiya yateraga igihugu mu kisera Zera w'umunyetiyopiya yarumbe gwanga afite ingabo agahumbagiza ngayina amaje obukadde n'amagare 300 n'amagari 13 ntabwo muri ako kaga mukabyako Asa yashize ibyiringiro bye Asa yateka subiriye mu midugudu y'Ubuyuda ariko teshejwe inkike z'amabuye mu bibuga bya Yuda yari yazimba n'amayinja ndetse ntabwo yashize ibyiringiro bye yateka nasubiriye ku nzugi z'amarembo zakomezwaga n'ibihindizo cyangwa ngo abishyire ku ngabo zatojwe neza kandi zifite intwaro obesubira ku maje agatendeka bagayine byo kurwanyisa ibyiringiro by'umwami byari kuwiteka nyingabo esubiya kabaka yali ku Mukama wejje uwabisirayeli bari baracunguriwe bitangaje mu izina rye bari barokolebwa olw'ekitiibwa cye yashize ingabo ze ku rugamba yateka amajege ku rutalo maze atakambira Imana ye ngo ibafashe noneho ingabo zo ku mpande zose zihagarara ku rugamba zihanganye cyari ikigeragezo gikomeye kubakorera Uwiteka mu ntekerezo z'abayobozi harimo ibibazo nk'ibi ngo mbese icyaha cyose cyaba cyaricujwe mbega ikintu cyagaragazaga ko aba bantu ari abantu b'Imana aba bantu bari bazi yuko igihe imbere y'Imana bemewe igihe ibyaha byabo byababariwe ikibazo cyabo bari kurwana ntacyo cyaba kivuze ubwinshi bwabo ntacyo bwaba buvuze intwaro baba bafite ntacyo zaba zivuze hari ikintu kimwe gusa bumvaga bakwiriye gucunga neza ni ukumenya niba ibyaha byabo byarababariwe mujye mwibuka ibintu byabaye mu kibaya igihe Abisirayeli bari bageze ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani igihe uwo bita Balamu n'uwo bita Balaki bagambanaga hari ikintu gikomeye cyahabaye nubwo hari ibintu byinshi Balamu yakoze kugira ngo avume ubwoko bw'Imana ariko igihe ubwoko bw'Imana bwari bucyubaha Imana igihe nta kibazo cyari kiri hagati yabo n'Imana ntacyo umuvumo wa Balamu washoboraga kubatwara niyo mpamvu igihe Balamu yari amaze kugerageza akabona umuvumo we ntacyo uri buze kumara kandi akabona ibihembo bya Balaki ntaza kubibona yaje kubwira Balaki ikintu gikomeye amugira inama iyobowe na Satani aramubwira tumva rero igihe Abisirayeli bakiyoboka Imana neza igihe nta kibazo kiri hagati yabo n'Imana ntabwo bashobora gutsindwa none rero ubu tugiye kubakoresha icyaha maze hagati yabo n'Imana hazemo ikibazo aho ngaho tuzabasha kubatsinda kandi kuko murabizi igihe bari bamaze gukoreshwa ibyaha by'ubusambanyi noneho rwose Imana yavuye muri bo maze imbaraga zabo zirarangira noneho umwami bita Balaki arabashobora reka mwumve ikintu abantu b'Imana bibazaga mu ntekerezo z'abayobozi harimo ikibazo nk'iki ngo mbese icyaha cyose cyaba cyaricujijwe mbese Abayuda baba biringiye
biringiye rwose ububasha bw'Imana kwirabakiza abayinzo kubanga bakiza dalanga basubira nti obambi bakanabona abawonya mu mibereho ya kimuntu mu mbere z'obuntu ingabo zitabarika zari zivuye muri Egiputa amajaga ali gatali agava mu Misiri zajyaga gutsemba ibintu byose imbere yazo kandi badega sanya ibintu byo namaso gawe nyamara mu gihe cy'amahoro naye mu mirembe ntabwo asa yahugiye mu kwishimisha n'ibimunezeza yagenda mu byakwesanyusa ahubwo yahugiye mu kwitegura ibyabaho bitunguranye yarwa mu kuraba ibinzo kubaho nga bimugudde ko buguye yari afite ingabo zatorejwe urugamba inama jaga atendeke kandi yari yashishikariye kuyobora abaturage be kugirana amahoro n'Imana yafubiye nnyo kulabika nga abatuze be abakubiriza okunonya mukama kandi nubwo izo ngabo ze zari nke cyane ate no kwada amaje gali matono uzigeranyije n'izabanzi be geraganya n'abarabe be icyizere yari afite uwo yiringiraga obwesige bera ina mugwera kiriza ikigeze gicogora obwesige tebagwawo nshuti zanjye bavandimwe kwano janga bagalwa hari ikintu nshaka kubabwira gikomeye ikintu uru rugamba rwabaye urutawuno rwaliwo hagati ya Zera w'umunyetiyopiya ndetse na Asa w'umuyuda ruragereranya urugamba natwe tugomba kwinjiramo kubera yuko natwe turebye intwaro z'uduteye tukareba uburyo ingabo zari nyinshi twabona ko rwose natwe biducikiyeho ariko hari ikintu kimwe tugomba gukora natwe tugomba kwibaza ngo mbese hagati yacu n'Imana ibintu bimeze neza kubera yuko igihe cyose hagati yacu n'Imana zaba hari ikibazo byanze bikunze ntituzashobora gutsinda mu rugamba tugiye kunyuramo ndifuza guhuza iki kintu n'ibyo ngibyo nyine by'ibyo tugiye kunyuramo ngiye gusoma amagambo makeya yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho cya 39 cyitwa igihe cy'amakuba iki cyigisho cyitwa igihe cy'amakuba kivuga akarengane kagiye kuzabaho ku bwoko bw'Imana ariko ngiye kubereka uburyo ikibazo Asa yibajije ko ari nacyo kibazo natwe uyu munsi tugomba kwibaza mu gihe turimo dusatira urwo rugamba ruheruka haranditse ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke kuzarira okulwa n'inzara kwizera kutazacogora nubwo hazi ibigeragezo biteye ubwoba nshuti zanjye bavandimwe hagiye kuzaza ibigeragezo biteye ubwoba bimeze nk'ingabo za Zera w'umunyetiyopiya ibintu bishobora gutsemba ikintu cyose kibiri imbere none rero ikintu dusabwa ni iki kwizera gushobora kwihanganira inzara kwizera gushobora kwihanganira intege nke kwizera gushobora kwihanganira kuzarira haranditse ngo igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga Imana ntiyigeze ishima yuko habanza igihe cy'akaga ahubwo igihe cy'akaga n'icyo Imana yashyize ku iherezo ibanza ko abantu babona igihe cy'amahoro kugira ngo icyo gihe cy'amahoro bakiteguremo igihe cy'akaga niko byagenze ku mwami Asa igihe Asa yashakaga Imana mu gihe cy'amahoro nta ntambara imuri hejuru umwami Azera ataramutera yari arimo yitegura igihe cy'akaga ariko reka mbabwire ikintu kibabaje nubwo Imana yaduhaye icyo gihe cy'amahoro ikakiduhera kugira ngo twitegure igihe cy'akaga abantu benshi cyane igihe cy'akaga kizaba kibagezeho bazahita babura epfo na ruguru bazahita babura ikintu bakora n'icyo bareka bazahita bamera nk'abantu batigeze bahabwa igihe cyo kwitegura ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure igihe cy'akaga niyo mpamvu ukwiriye gutekereza ikintu uri gukora muri iki gihe cy'amahoro kubera yuko igihe cy'akaga kiradusatiriye kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ku mwami bita Asa yuko hari ibibazo bibiri abantu bibaza
icyambere cyarabazaga ngo mu ntekerezo z'abayobozi mu biroze y'abaro harimo ibibazo nk'ibi ngo ibibuzo ngabinonti icyambere ikisoka mbese icyaha cyose cyaba cyaricujijwe kibicyo nashinze kubanga cyenezebwa mbese abayuda babiringiye rwose ububasha bw'Imana kwirabakiza abayuda bayinze kubanga besize n'abawonya mu mibereho ya kimuntu mu mbere z'obuntu ingabo zitabarika zari zivuye muri Egiputa amajaga tabarika gali gavudde mu Misiri zajyaga gutsemba ibintu byose byari imbere yazo kusanya ibintu nebiri maso nyamara mu gihe cy'amahoro mu kiseye cyemirembe ntabwo asa yahugiye mu byo kwinezeza yalwa mu byakwesanyusa ahubwo yahugiye mu kwitegura ibyabaho bitunguranye mu kwetekateka ibinzo kubanga yimugudde ko nubwo yarafite ingabo zatorejwe urugamba amaje agateke bateke mu rutaro kandi akaba yarashishikariye kuyobora abaturage be kukugirana amahoro n'Imana atenga yafuba okunyikiriza abatuze bo kunonya mukama kandi nubwo ingabo ze zari nke cyane niyo kwada amaje gali matono uzigeranyije n'iz'abanzi uzigeranyije n'iz'abarabe icyizere yari afite iyo yiringiraga obwesigere yayina mugwakiriza ntikigeze gicogora tibwadirira kubera ko Asa yari yarashatse Uwiteka mu gihe yaraguwe neza Asa yanonya mukama mu kisaki yari oburungi mbega ikintu gikomeye cyane kitunga cyamanyi nyo kubera ko Asa yari yarashatse Uwiteka mu gihe yaraguwe neza Asa yanonya katonda ngacyali burungi kubera ko yari yarashishikarije abaturage be gushaka Uwiteka mu gihe yaraguwe neza abatuze bo kunonya mukama bari burungi noneho nawe naye yashoboraga kumwishingikirizaho mu minsi yaratewe n'ibyago cyarumbidwe bizibu mbega ukuntu abantu bazumva bafite isoni ng'abantu bari urire ensonyi igihe ibyago bizaba bibateye bakibaza uburyo bagiye gushaka Imana no kuyitakambira ya yindi itarigeze ibabona mu gihe bari baguwe neza mbega ukuntu nabo ubwabo bizabatera isoni ariko abantu bose bazaba barakoresheje igihe cy'amahoro neza bakaba baragishatsemo amahoro bazumva bafite umutekano mu mutima bazumva bafite umudendezo wo kujya kubwira inshuti yabo uwo bashatse mu gihe cy'amahoro ingorane ibagezeho kandi inshuti yabo izabahengekera umusaya maze yumve gusenga kwabo kandi ibarengere kubera ko umwami Asa yashatse Uwiteka mu gihe yaraguwe neza olokuba kabaka Asa yanonya mukama mu kiseke cyari oburungi noneho yashoboraga kumwishingikirizaho yarashobora kumwesigamako mu minsi yaratewe n'ibyago yarumbidwe bizibu isengesho yasenze sala yasaba ryagaragaje ko atari umushyitsi ku mbaraga itangaje y'Imana yaraganditi yari mugenyi kumanya agewunyisaga yatakambiye Uwiteka agira ati yakabira mukama agamba nti Uwiteka mukama nta mutabazi utari wowe keri muyambi atari gwe uvuna abanyantege nke kubakomeye ayamba abanaferi abamanyi udutabara Uwiteka Mana yacu tutase katonda afe kuko ari we twiringiye kandi duteka igitero mu izina ryawe turumbye muri nyalyo Uwiteka mukama ntiwemere ko waneshwa n'umuntu kandi Uwiteka ate mukama yafashije umugaragu yayamba umudduwe rero bavandimwe banje akati baganda bange aya materaniro tugiye kumaramo iyi minsi urukunga rugeno kumaramo enako zino zonna ndabararikira ikintu kimwe mbayita ikintu kimwe kugira ngo mwifatanye natwe mwegati yamwe nafe kugira ngo dushake Uwiteka nonye mukama kugira ngo twebwe ubwacu fengafe bibashe kutugirira akamaro kutugasa ndifuza ko dusoma noneho mu gice cya 15 ne musure 15 nanone tureba iby'umwami Asa era tulaba ibyakabaka Asa kugira ngo atubere icyitegererezo atubere cyo kurabirako ahangaha bwo Asa yaravuye ku rugamba Asa yavude ku rutaro reka mwumve ikindi kintu yakoze gikomeye reka duhere ku murongo wa mbere umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Obedi omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azariya mutabani wa Obedi ajya gusanganira Asa aramubwira ati nafuruma kusinkana Asa namugamba nti nimunyumve Asa mumpuliremwe Asa namwe bayuda ne Yudaye n'ababenyamini mwese ne Benyamini Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe mukama ali namwe bwe munabanga naye nimumushaka muzamubona era munamunonyanga munamulaba ariko nimumuta niwe munamuleka nawe azabata naye anabaleka uko niko umuhanuzi yababwiye bwatyo nabbi yabagamba uwo bita Azariya mwene Obedi ayitwa Azariya mutani wa Obedi yarababwiye ati yabagamba nti Uwiteka ari kumwe namwe mukama ali bamwe namwe nimuba kumwe nawe munaba naye nimumushaka munamunonya nimuzamubona mujya kumulaba ariko nimumuta niwe munamuvako mutazamurenganya temujya gama nti areki nawe azabata naye ajya kubaleka reka mwumve rero agiye kubabwira ubuhamya bw'ibyabaye agenda kwagulya ubujuriro bw'byaliwo
umurongo wa 3 kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire era mu biro bingi Isirayeli badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha ngatalina katondo w'amazima era ngatalina kabona yigiriza badafite n'amategeko era ngatalina amategeko umurongo wa 4 ariko ibyago bibagezeho niwe bacyukira Mukama bahindukirira Uwiteka Imana ya Isiraheli nibacyukira Mukama katonda wa Isirayeli ngolabye nnaku barayishaka barayibona nibamunonya nibamulaba ubu buhamya obujuyirwa buno umuntu umuhanuzi yabuhaye umwami nabbi wa Asa yarabanje aramubwira ngo soka namugamba nti nimumushaka munamunonya muzamubona mujya kumulaba nimumureka munamureka nawe azabata najya kubaleka arangije avuga ati hari igihe Abisirayeli bigeze babaho badafite Imana maze bibazanira guterwa n'ibyago bibazaniye guterwa n'ibyago batakambira Uwiteka bashaka Imana bareka ibyaha byabo Imana irabahindukirira maze bagirira imbabazi maze ibagirira ibyiza umurongo wa 5 kandi muri icyo gihe ne mu birebyo abasohokaga n'abinjira nta mahoro bari bafite ngate wali mirembe yo yafulumangane yayingiranga ahubwo abaturage muri ibyo bihugu byose bagiraga imidugararo myinshi nayo kweralikirira kungi ne kuba kubona abatula mu nsezo bakavurungana ntibamenyamenyika ubwoko bukarwanya ubundi egwanga ngalirumbe egwanga linalyo n'umudugudu karwanya undi n'ekivuga ngakirumbe ekivuga kinacyo kuko Uwiteka yabihebeshaga n'ibyago ibateza ibyago byinshi kuba katonda yaberalikirizanga ngabarabya ennaku zonna umurongo wa 7 unyolo musambu ariko mwebweho naye mubenga n'amanyi mukomere amaboko yanyu ye gutentebuka sone emikono jammwe regidiriranga kuko imirimo yanyu izagororerwa kubanga umulimo gwammwe guli webwempera reka mbabwire Asa amaze kumva ubwo buhamya kambabuli Asa amaze kuyo bujirwo ku murongo wa 8 unyolo wa 8 twabonye ko akijya ku butegetsi turabenga hagenda ku bufuzi hari ivugurura yakoze waliwo kudwa bujya ko yakora hari ibigirwamana yakuye muri Egiputa waliwo bifaranyi byajya mu Misiri hari ibicaniro byabyo yasenye waliwo bifaranyi byabya ariko ntabwo ivugurura yari yararirangije nayo kudwa bujya tiyakumaliriza ariko amaze kumva ubu buhamya yamalizo kuyo bujirwa buno uwo murongo wo gushaka Imana line yo kunonya mukameyo ukugumya kuzana ivugurura kubera mu kudwa bujyoko yawongeyemo imbaraga yongeramo amanyi umurongo wa ruvuga nuko Asa yumvise ayo magambo nti bwati Asa yawuli ebigambo ebyo ayo ngayo umuhanuzi yababwiye nabyo byabagambye yumva nayo umuhanuzi Obedi yahanuye arakomera Obedi nabbi yalagula naguma omwoyo akura ibizira mu gihugu cyose cy'Ubuyuda n'Ubenyamini najya ebyemizo byonna mu nsi ya Yuda ne Benyamini no mu midugudu yahinduye yo mu gihugu cy'imisozi ya Efuremu ne mu biga byajya mu nsi ez'ensozi za Efurayimu asubizaho icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka zobujje cyoto cya Mukama cyali mu maso g'ekisasi cya Mukama murumva irindi vugurura yakoze muri okuddo obujjo kola kuyakora murumva uburyo ibigirwamana byari bisigaye nabyo yabikuyemo muri n'ebifaranyi byari bisigaye nabijjamo murumva uburyo ibicaniro by'ibigirwamana byari bisigaye nabyo yabisenye muri n'ebyoto byabe katonda byari nabimenyaho murumva uburyo yatangiye kubaka none ibicaniro by'Uwiteka ibyoto bya Mukama reka noneho mwumva umurongo wa 9 buke yateranya Abayuda n'Ababenyamini bose nakunganya Yuda yenna ne Benyamini n'abaturanaga nabo n'ababeranga nabo baturutse mu gihugu cya Efuremu abava mu Efurayimu no mu cya Manase no mu cya Simiyoni kuko benshi bamukeje baturutse mu Bwisiraheli kubanga bangi bamusenga bangi nyonga bava mu Isirayeli babonye yuko Imana ye iri kumwe nawe bwe barabanga Mukama katonda we ali naye murabyibuka yuko ahangaha habaga ubwami bw'Abisiraheli hakaba n'ubwami bw'Abayuda uyu witwa Asa rero yayoboraga ubwami bw'Abayuda imiryango ibiri gusa mu miryango 12 y'Abisiraheli ariko abantu bamaze kumwitegereza barebye uburyo ayoboka Imana neza babonye uburyo Imana imurwanirira bahise batangira kuva muri ya miryango 10 maze bava mu Bisiraheli batangira kuza kwibanira na Asa umwami uyoboka Imana kabaka Asa mukatonde maze arabateranya bose abo ngaba tuwayobora nabo baje kumukeza bajyaho kumusenga babonye yuko ayoboka Imana umurongo wa 10 nuko bateranira Yerusalemu mu kwezi kwa 3 aho ni bakunganira Yerusalemu mwezi ogwo kusatu ku mwaka wa 15 15 ku ngoma ya Asa kuvuga kwa Asa kuri uwo munsi
Kulunako olwo batambira Uwiteka inka 700 nibawerayo kulunako olwo Mukama te 700 n'intama 7,000 n'endiga 700 babikuye mu minyago banyaze nga babijja ku minyago gye banyaga urumva bari bavuye kuri rugamba bari bavude kuri rutalo maze basezerana isezerano ryo gushaka Uwiteka Imana yabasekuruza nibalagana endagaano y'okunoonya Katonda w'abajjajjaabwe n'imitima yabo yose n'emitima gyabwe gyonna n'ubugingo bwabo bwose n'emmeme yaabwe yonna kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isiraheli kubanga atakkirize kunoonya Katonda wa Isirayiri azicwa attibwe ari umworoheje cyangwa ukomeye muto wa mukuru umugabo cyangwa umugore bamukazi nshuti yanjye bavandi mikwano gyange yabaga bakoze isezerano bakole endagaano nkuko byanditse ku murongo wa 12 maze basezerana isezerano nibalagana endagaano ryo gushakisha Uwiteka Imana yabasekuruza okunoonya Katonda w'abajjajjaabwe imitima yabo yose n'emitima gyabwe gyonna n'ubugingo bwabo n'emmeme yaabwe yonna iki nico nifuza ko tugiye gukora muri ibi byumweru negomba nafe mu wiki zino cyo dukora ndifuza ko natwe dukora isezerano n'Imana nange nafe tukora endagaano ne Mukama ndifuza ko natwe dukora isezerano nafe tukora endagaano ne Mukama ikintu gishobora kuduhesha umugisha w'Uwiteka yuko natwe tugiye kumara iminsi nafe nakoze tugenda okumala natwe dushaka Uwiteka Imana yacu Mukama Katonda waffe reka dusome ku murongo wa 14 soma ku linyole 14 nuko barahiza ijwi rirenga nebalayira Mukama n'eddoboozi eddene barangurura bavuza amakondera nokogera wagune nekondere n'amahembe n'engombe abayuda bose bishimira iyo ndahiro yuda yonna nasanyukira ekirayiro ekyo kuko bari barahiye n'imitima yabo yose kubanga bali bayidde n'omutima gwabwe gwonna bagashakana Uwiteka umwete wabo wose ne banoonya Mukama n'okwagala kwabwe kwonna bakamubona ne bamulaba maze Uwiteka Mukama abaha ihumure n'abawa impande zose okuwumula enjuyi zonna mbega Imana yacu nziza Katonda affe nga mulungi Imana yacu ni nziza Katonda affe mulungi umuntu wese wafashe igihe umuntu yene yawaye ikiseera cye maze icyo gihe akajya kugishaka mu Uwiteka nageno kino nyamu Mukama uwo muntu nawe uyo muntu naye Uwiteka arabyandika Mukama abiwandika maze uwo muntu nawe yazaterwa n'ibyago ebizibu igihe nawe yazaba abuze pfo na ruguru banga asobeddwa akazatakambira Imana Mukama namukabirira maze ikamurengera Mukama namutaasa ubu ngubu kakati no ibihe bikomeye cyane biradusatira ebiseera ebizibu bitulindiridde kandi hari ibintu bibiri tugomba gukora ate waliwo ebintu byeteko gukora ibyo bintu nibyo umwami bita Asa yakoze ebyo bintu kabaka Asa byakola icyambere kisoka nukudapfusha ubusa butafuisa biseera bwerere igihe Imana yaduhaye ikiseera Katonda kiyatuwa ibyo nibyo twasomye mu ntambara ikomeye aho batubwiye ngo tugambye nti Imana yahaye abantu bose igihe cy'amahoro Mukama yawa abantu bonna ekiseera ky'emirembe nta muntu Imana yigeze ijogora ngo imwimico gihe teri Mukama Katonda gwe yalondamu n'amu ekiseera ahubwo icyo gihe abantu bagikoramo ibintu bitandukanye byanjawulo bamwe bagikoramo ibyo kwinezeza ariko abandi bantu bagikoramo ibyo gushaka Uwiteka bakabona imbaraga zizabahagarika mu gihe cy'amakuba icyo nicyo cyambere gikomeye dukwiriye gukora gukoresha igihe cy'amahoro twahawe neza ikintu cya kabiri nicyo twasomye nanone bavuze ngo baribazaga bati mbese icyaha cyose naye kibi cyonna mbese cyaba cyarababariwe reka mbasomere amagambo nayo ari muri cya cyigisho nababwiye cyitwa igihe cy'umubabaro wa Yakobo icyigisho kivuga ibihe bikomeye tugiye kwinjiramo amagambo ngiye gusoma kuri page 334 aravuga ngo iyo Yakobo atabanza kwicuza icyaha yakoze cyo gukoresha uburiganya akiba umugisha wagenewe umwana w'imfura Imana ntiba yarumviye amasengesho ye ngo irokore ubugingo reka mbabwire ikintu gikomeye ndabizi neza Yakobo yarageze mu gihe gikomeye icyo gihe cyari kimukomereye cyane kukikuramo ubwe ntiyarabishobora ariko mu gihe cyabanje mu kiseera cyasooka yari yarashatse Imana yari yanonya Mukama kandi yari yarihaniye ibyaha none batubwiye iyo Yakobo atabanza kwicuza icyaha yakoze cyo kuriganya umugisha cyo kumpanya umukisa Imana ntiba yarumvise amasengesho Mukama tyande wide salaze mwari muzi ko mu minsi iri imbere igihe bihe bikomeye bizabitugezeho abantu benshi bazasenga cyane balisaba nnyo ariko
ngo Imana izababwira ngo Mukama alibagamba nti byaratinze bikomeye nyonyo mbega ukuntu abantu bazasenga abantu nga balisaba abantu ngo bazajya bava ku nyanja bajya ku yindi bagenda ku ndala bamwe bava iburasirazuba bajya aho rirengera bava mu majyaruguru bajya mu majyepfo biyiriza ubusa bazana amafaranga ku rusengero basenga cyane ariko iyo Yakobo singa Yakobo ataba yarihanye icyaha cyo kuriganya umugisha Uwiteka ntaba yarumvise amasengesho ye igihe yarageze mu byago umva bagiye kutubwira natwe ibyaha no mu gihe cy'amakuba ne mu kiserekeye kubonabona ubwoko bw'Imana abantu bakatonda nibo babugifite ibyaha buticujije bali banga bacyayine ibi batene nyanga igihe imitima yabo izabishengurwa n'ubwoba n'agahinda giri mu kutisibwa n'ebizibu n'ennaku bazacika intege baligwamwe amanyi natwe twebwe turara nafa bali wano twebwe abasoreho n'imperuka batukidwa inkomero y'emirembe twebwe abagiye kunyura mu mubabaro wa Yakobo bageno kita mu kubona bana kwa Yakobo ndagira ngo babwire yuko niba duzaba dufite ibyaha tuticujije natwe bizatugendekera nk'uko byari kugendekera Yakobo iyo abataricuje icyaha cye mbere kuko batubwiye yuko Imana ntiyari kumva amasengesho natwe rero nituzaba tutafite ibyaha tuticujije ntabwo Uwiteka azumva amasengesho yacu urwo rugendo tuzaba dukora rwo kuva iburasirazuba tujya iburengerazuba turimo tuva mu majyaruguru tujya amajyepfo turimo dushaka ijambo ry'Imana turimo twumva dushaka ubufasha ibyo bintu tuzabikora ariko bitubera imfabusa kubera ko tubikoze kubanga tubikoze imburagihe ekisera nakisa kandi Imana yo katenga Mukama ni nyakuri wa mazima niyo gukiranuka wabutukirivu buri muntu wese buri muntu yenna yamuhaye igihe cy'amahoro ekisere cy'emirembe kubera ko yarizi yuko kubanga yari amanyi nyuma y'icyo gihe cy'amahoro ndoluvanyuma l'ekisere cy'emirembe hazaza igihe cy'amakuba wajya kuba ekisere cyo kubonabona atarigeze abaho kubonabona kutabangaho yanditse muri Daniyeli mu gice cyaho cya 12 umurongo wa mbere handitse ngo maze icyo gihe Mikayire wa mutwaro ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho ariko reka mwumve ukuntu iryo somo haranditse ngo ariko ubwoko bwawe buzaba bwanditswe mu gitabo buzarokorwa urumva ko igihe cyo kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho ariko se abantu bazabanditse mu gitabo abantu bazabanditse mu gitabo cy'ubugingo niko uwo murongo muri Daniyeli haravuga ngo bo bazarokorwa kuki bazarokorwa nuko kubanga igihe ibyago byari bitaraza bashatse Imana none ibyago biraje kandi bafite inshuti yabo iyo bashatse mu gihe cy'amahoro ya yindi banze kwinezeza bakavuga batakuye ngo twinezeze reka twishakire Imana none rero ijambo ry'Imana riti ariko abantu bawe mu gihe azaba harimo abarutarigeze kubaho kuva igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe ariko abantu bawe babandi banditse mu igitabo cy'ubugingo bo bazarokorwa nk'uko Imana yafashije Asa ikamurengera ku mwami bitazera umwami umurusha imbaraga umurusha ingabo umurusha intwaro ariko Uwiteka yaramurokoye bavandimwe banjye mikwano jange ndifuza ko dutekereza kuri iki kintu ndagatuloze ku kintu kino kandi ndifuza yuko atendagala dukora ikintu kimeze nk'icyabisere bakoze ikintu ngayisayiri kiyakora igihe umuhanuzi yaramaze kubabwira ibyuko nibashaka Uwiteka bazamubona niba mutazabata igihe yaramaze kubaha ubuhamya bw'ibyabaye ku Bisirayeli kera igihe babayeho badafite Imana maze baterwa n'ibyago bakagarukira Imana bakayitakambira Abisirayeli bo kubera ko bitari igihe cy'ibyago bisoza amateka y'isi bo byashobokaga yuko mu gihe cy'ibyago batakambira Imana maze Imana ikabagora naye ikitonderwa
ikintu cyakwegendereza ibyacu byo ebyafenno kubera ko ibyago tugiye guhura nabyo bizibe tugeno sinkana byo bizabaho byo biriberaho Yesu amaze guhaguruka ku ntebe y'imbabazi imbabazi zimaze kurangira niyo mpamvu ho gutakambira Imana mu gihe cy'ibyago cyo ntacyo bizamarira abantu ikintu kizatambutsa abantu muri ibyo byago bagomba kuba baragishatse mbere mu gihe igihe cy'amahoro cyari kikiriho kuko icyo gihe cy'ibyago cyo kizabaho Yesu amaze guhaguruka ku ntebe y'imbabazi nta muntu ukivuganira ubunyabyaha hari amasomo abiri nifuza ko dusoreza kandi nifuza ko dutekereza kugira ngo tubashe gufata umwanzuro isomo rya mbere tugiye gusoma ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya tugiye gusoma mu gice cyaho cya 29 turasoma ku murongo waho wa 13 ayo masomo abiri tugiye gusoma byandika bibi tugeno kusoma ndifuza ko muyazirikana cyane ndagala mbifeko nnyo kubera yuko aradufasha wanga bijya tuyamba irya mbere yavuga ngo soka kigamanti umurongo wa 13 cyo gice cya 29 abiri mu 13 handitse amagambo avuga ngo muzanshaka mu mbone era muri noyane mu ndaba nimunshakisha umutima wanyu wose muri neke nenya no mutima gwa mwegonna iri somo ndashaka ko murizirikana cyane mu kifeko nnyo biravuga ngo muzanshaka mu mbone muri noyane mu ndaba ariko ikitonderwa cyo kwegendereza nimunshakisha umutima wanyu wose muri noyane no mutima gwa mwegonna nimunshakisha umutima wanyu wose muri no mutima gamagonna muzanshaka mu mbone muri nonya mu ndabe ariko nimunshaka nenga munonya mutashakishije umutima wanyu wose munonya mutima gamagonna ntabwo mushobora kumbona mushobora kundaba iri somo cyabandika kino rirashyiraho icyitonde kiteka we cyo kwegendereza nugushaka Uwiteka kunonya mukama ariko tukamushakisha umutima wacu wose no mutima gwamagonna isezerano rivuga ngo iki isubizo kigama kiti nimunshakisha umutima wanyu wose no mutima gamagonna muzambona muri ndaba ni nako twasomye muri rya somo mu kine cyabandikibwa mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cyaho cya 15 hari umurongo nasomye ukomeye w'uburyo Abisirayeli bashatse Imana kugira ngo twongere turebe ikintu cya kabiri reka iryo somo nongere ndisubiremo umurongo umwe wonyine igice cyaho cya 15 ngiye gusoma ku murongo wa 12 haranditse ngo maze basezerana isezerano nebaragana indagano ryo gushakisha Uwiteka Imana y'abasekuruza okunonya Katonda bajjajjabwe imitima yabo yose n'emitima yabo yonna n'ubugingo bwabo bwose kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isiraheli atakiriza kunonya Katonda wa Isiraheli azicwa ari uworoheje n'ukomeye umugabo cyangwa umugore nuko barahiza ijwi rirenga nibayingira mu ndagano dobozi dene bararangurura bavuza amakondera n'amahembe nokogera baguru n'amakonde n'engombe abayuda bose bishimira iyo ndahiro yuda yana nasanyukira ikirayire cyo kuko bari barahiye n'imitima yabo yose banga bari barayide no mutima gwabe gonna bagashaka n'Uwiteka umwete wabo wose nibanonya mukama no kwagala kwabo konna bakamubona bamuraba maze Uwiteka bahihumura impande zose nabaho ku mulenjo izo na urumva ukundi cyangombwa gikomeye uburiye kisanyize kisya cyamanye nimunshaka n'umutima wanyu wose muzambona muzanshaka mu mbone nimunshakisha umutima wose iryo jambo rivuga ngo n'umutima wanyu wose muri Bibiliya yanyu ni mu gice umurongo Bible muteka wakanzwa kuko ni icyitonderwa ni icyangombwa muzanshaka mu mbone nimunshakisha umutima wanyu wose umutima wanyu nimuwucamo ibice mukawugabanya ibintu bitandukanye mugashuka abantu batareba mu mutima yuko mutareba muri kunshaka ntabwo muzambona abantu bazabibazaho bati kwaba abantu twabonaga bajya mu rusengero kubera iki nabo basoje barimbutse ariko Imana ireba mu mutima izabizi ko tutashakisha Uwiteka umutima wose reka turebe icyangombwa cya kabiri Yesaya igice cyaho cya 55 umurongo waho wa 6 n'uwa 7 urunyiri uromukagano n'umusamvu
tugiye gusoma ikindi cyangombwa gikomeye cyane kisanyize cyale ekiso cy'amanyi kugira ngo natwe tubone uko dukora isezerano natwe turabenge tukola endagano 5:5 umurongo wa 6 n'uwa 7 5:5 n'umukagano n'umusamvu nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa munonye mukama ngacyanze bikulabika ni mumwambaze akiri bugufi mukabire ng'abacyali okumpi umunyabyaha nareka ingeso ze umubyaleke kubolye ukiranirwa reka ibyo yibwira n'untali mutukiriva leke birozo bye agarukire Imana yacu era komewe eri mukama kuko izamubabarira rwose nayana musasira mbese mwumvise iki kintu muide kintu kino haravuga ni mushaka Uwiteka bigishoboka munonye mukama ngacyanze bikulabika ubu rero hakati no hari ibintu bibiri tugiye kugereranya isomo rya mbere ryatubwiye ngo nimushakisha umutima wose muzambona muzanshaka mumbone nimushakisha umutima wose iryo somo rivuga kwitanga twese muranabizi ko ari n'indi rivuga ngo ukundisha Uwiteka Imana y'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere Imana Katonda irashaka ko tuyishakisha umutima wawe wose kandi irashaka ko tuyishaka imbabazi zikiri kuko hari indi somo dusomye rivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa ni mumwambaze akiri bugufi ubwo ryo rivuga ngo iki rivuga yuko hari igihe kizagera maze imbabazi zikaba zitakiriho Uwiteka akaba atakiboneka kandi icyo gihe abantu bazashaka Uwiteka be kumubona uyu munsi mu gihe dufite igihe cy'imbabazi mu gihe Yesu akishobora kuboneka abantu benshi cyane bica ihame rivuga ngo mushaka Uwiteka n'umutima wanyu wose iryo hame bararyica iyi hame rivuga yuko rivuga iby'igihe nta kibazo rifite kuko igihe cy'imbabazi kiri ahubwo ukwiriye gucunga ihame rivuga muzanshaka mumbone mushakisha umutima wose iryo niryo nshaka ko utindaho cyane kubera yuko iryo somo n'utaryuzuza mu minsi izaza imbabazi zimaze kurangira Yesu atakiboneka abantu bazashakisha Uwiteka umutima wose bazamushakisha imbaraga zose bava ku nyanja bajya ku yindi bava iburasirazuba bajya iburengerazuba ariko kuko ijambo rivuga ngo bigishoboka kwabonwa none hazaba atakiboneka nubwo bazaba bari gukoresha umutima wose nubwo bazaba bari gukoresha imbaraga zose ntabwo bazamubona ahubwo mu gihe umunsi aboneka reka dukoreshe imbaraga zose reka dukoreshe umutima wose kugira ngo tumubone tubone umugisha wo kuzatuma tunyura mu bihe biri imbere kuko ibimeze nk'ibyo Asa yanyuzemo natwe bigiye kutugeraho umunyetiyopiya agiye kudutera afite ingabo nyinshi afite amagare menshi afite intwaro nyinshi icyo gihe cy'umubabaro wa Yakobo tugiye kukinyuramo kandi umuntu wese uzaba utarashatse wa wundi utarakoresheje igihe cy'amahoro azaba agiye kugira ibyago ndabifuriza umugisha kandi ndabasaba kugira ngo mu mutima wacu dukore isezerano n'Imana yuko natwe tugiye gushaka Uwiteka kandi Uwiteka aturamburiye amaboko kandi yiteguye kutwakira ibya byose twaba twarakoze kuko na Bibiliya avuga ngo muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18 haravuga ngo nimuze tujye inama nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura nubwo byaba bisa n'umuhemba nzabihindura umweru bise na sheregi irindi somo riravuga ngo kuki mwarinda gupfa mwabinzu ya Isiraheli kandi naraje kubakiza uyu munsi reka natwe dufata umwanzuro yuko tugiye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana yacu yuko tugiye gushaka Uwiteka kandi yiteguye kutwakira Imana iduha umugisha twese tugire neza nk'uko imbabazi zawe zingana itwumvisha ijambo ryayo kurenza uko umuntu yarivuga nibyo nasabira umuntu wese kugira ngo Imana ibitubashe kubw'ubuntu bwayo ashobora kubitushoboza kuri ekisake mu izina rya Yesu Amina.
reka mu buryo bwo gusoza iki cyigisho mu ngeri yo kumaliza cyo kwiga kino reka duhombeke amaso yacu tuyombeke amaso gafe maze dusenga Imana sabe Imana yacu idukunda cyane Katonda afe atwagale nnyo Imana ifite ubushake bwo kuturokora Katonda ino kwagala kutulokola Imana itifuza ko hagira n'umwe urimbuka Mukama ategomba no muntu no kuzikirira muri uyu mwanya turagushimye mukasera kantu tukwebaza ubushake bwo kudukiza ufite okwagala ko kutulokola ko yina urabutweretse okutulaze kandi ntabwo utubwiye mu magambo ayi tugamye mu bigambo uduhaye urugero utuwadde ekigera rw'abantu warokoye abantu biwarokola kuko bagushatse bakakwisunga kubanga kunonya ne bawayo joli none natwe uduhaye irarika nafo tuwedde okuyita kugira ngo uyu munsi nti olwaleero dukorane isezerano nawe kulendagano nawe yuko tugiye kugushaka naffe tugenda kukunonya ibindi bikaza nyuma ibirabe nabijjeruva nyuma kandi bizatugendekera neza ate bitubera bulungi turagusabye ngo duhe umugisha tusabye tuwo omukisa umwuka wera atugenderere omwoyo mutukuvu atukyalire adukorere igitangaza ekyamagero kandi atwumvishe ijambo ryawe atatuwulize ekigambo kyo arishikamishe mu mitima yacu atinywereze mu mitima gyaffe kandi rizatubera mendeze tubere ntandikwa yo kuzagera mu bwami bwawe yo kutuka mu bwakabaka bwo tubisabye mu izina rya Yesu mu linnya lya Yesu amina amina